Amarenga ya gihanuzi. Amazi ashushanya iki mu buhanuzi? Tutarinjira ku byo ashushanya, reka tubanze turebe amazi ubwayo. Amazi nicyo kintu cya mbere cyabanjirije ibindi byaremwe byose kubaho. Itangirira igice cya mbere umurongo wa 2 hatugaragariza ko umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Amazi niyo menshi ku isi. Amazi agize 3/4 by'isi. Ni ukuvuga ngo 79% hagizwe n'amazi. Ubutaka bwumutse bukiharira 21. Ibyo bikatugaragariza ko amazi afite umugabane munini ku isi. Amazi bije ku mubiri w'umuntu niyo ya mbere agize umugabane munini mu bwonko, agize umugabane munini mu maraso, afite umugabane munini mu magufa, afitiye umuntu uruhare runini mu buzima bwe bwa buri munsi ku bikorwa ibyo ari byo byose, zaba inganda, iterambere, icyo ari cyo cyose kiriho. Amazi atabayeho nta na kimwe cyabaho. Byatumye Imana iyivuza amazi mu buhanuzi ibishaka kwerekana ikintu gikomeye cyane. Yesu nawe ubwo yari ku isi yigereranije n'amazi, yaravuze ngo ninjye mazi y'ubugingo. Ndetse muri Ezekiyeli igice cya 34 amazi nanone meza y'urubogobogo yagereranijwe n'ijambo ry'Imana ryera riboneye ry'ukuri rikiza imitima. Amazi atobye mabi yagereranijwe n'inyigisho z'ibinyoma. Mu byahishuwe igice cya 17 dusomye ku murongo wa 1 haranditse ngo haza umwe wo muri ba bamarayika 7 bari bafite za nzabyandwi, arambwira ati ngwino nkwereke iteka maraya ukomeye azacigwaho yicara ku mazi menshi. Uyu maraya wicara ku mazi menshi ashushanya itorero ryayobye ry'ibinyoma, ariko amazi menshi yicaraho nayaye. Ntabwo noneho ari yayandi y'inyanja twari tuvuze, ntabwo ari yayandi y'amasoko twari tuvuze. Bibiliya iradufasha kumenya ayo mazi uwo maraya yicaraho. Umurongo wa 15 w'igice cya 17 nuko arambwira ati ya mazi wabonye wa maraya yicaraho niyo moko, na amateraniro y'abantu, na amahanga, n'indimi. Ubwo ni ubusobanuro bugaragaza neza uburyo amazi mu buhanuzi ashushanya abantu benshi. Ndetse mu byahishuwe igice cya 13 ku murongo wa 1 hakavuga ngo ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja. Iri kuvuga ngo yahagaze ku musenyi wo ku nyanja. Iriya nyanja ishushanya abantu benshi. Yohana ari mwiyerekwa ariko yitegereza ahagaze mu bantu benshi, yitegeye abantu benshi maze arerekwa. Amazi nanone Daniyeli yabonye inyamaswa cyangwa se imiyaga muri Daniyeli igice cya 7 umurongo wa 2. Nuko Daniyeli aravuga ati mu byo neretswe nijoro nagiye kubona mbona imiyaga 4 yo mu ijuru ihubukira mu nyanja nini. Imiyaga ishushanya intambara n'imivurungano, ariko iyi nyanja ishushanya abantu benshi. Nta materaniro manini, nta abantu benshi, nta amahanga. Iyo biri mu marenga ya gihanuzi, amazi ashushanya amateraniro y'abantu, indimi z'abantu, amahanga menshi. Niyo mpamvu iyo twize ubuhanuzi tugasobanukirwa neza icyerekeranye n'amazi, tugomba kumenya neza ko amarenga ya gihanuzi ni iby'Imana yavuze igereranya, ariko biba bifite icyo bishushanya, biba bishushanya ibindi. Iyo abantu bashaka kumenya ukuri rero, biga umurongo bawugereranya n'uwundi kugira ngo bamenye imvugo y'Imana yabaga iherekeje icyo kintu, kugira ngo mu buryo buziguye abashaka Imana basobanukirwe n'ubutumwa Imana yashakaga kubagezaho. Imana iguhe kumva neza no gusobanukirwa amarenga ya gihanuzi.